Yes, undi munsi andi mahirwe turi barya mutuma tukabatumikira kubatengwa ntibiba mu ntego. Uyu munsi MMTV1, IITV, Sultan Online TV, Isoko TV, Rema TV, Umoja wetu TV ndetse na Minembwe TV. Kubufatanye twese hamwe murabibona nkuko mubibona turi kumwe n'abasore ba ZubyComedy in the house. Mu gihe habura iminsi ibiri gusa kugira ngo tube muri concert yabo izabera Calvary Convention Center ahazwi nka Tushauriane, ubwo ni muri Kayore. Abantu bose batuye muri Kenya barahazi ndetse n'abandi bazitabira bavuye mu bihugu bitandukanye. Bavandimwe turabakiriye kuri izi kamera za mateleviziyo yose. Murakoze cyane. Nyabitana amaki. Nameza. Warabihageze. Nahageze mu gitondo. Uhageze mu gitondo. None ni ugishika. Ntago ndaryama. Sam. Yambo cyane. Yambo papa. Yes, kugira ngo tuze kuba dusangira ijambo n'abandi bavandimwe. Nanone umwumva ni Steve wa unduki wayoboje inkoni y'icuma. Reka nakire nanone agire ico atubwira kuri babasore. Ikihe cuma ukazare. Kirye ngibayoboresha. Kirabuze no muganda dukubitira mu kiganiro niba tuyoboje inkoni ni cyuma cyo kubarinda no kubatoza. Ubushize twakoze ibiganiro byinshi bitandukanye na Seti ndetse na Sam, ariko Nyabitanga nta wari uhari. Reka tubashe kumwakira, yarahageze rino joro. Rero turakwakiriye by'umwihariko niko byagombaga komera. Rero tuguhaye ikaze cyane. Murakoze cyane nuko nanjye ndishimye kuba hano. Urugenzi rwagenze gute? Yewe na amahoro nukuri twashitse amahoro. Nabimuhira twasize ari amahoro. Kandi nishimiye kubabona mwese ahangaha. No kuba abahungu banje baraje mukabafata neza, mwarakoze cyane hano muri Kenya. Ko badufashe neza. Ariko siko wambwiye ikibazo mfite na Sultan charges turakize. Abantiti bari bahari nyine tubivuga, ubwo nawe uraza kugira mbwiye ca mbwire. Oya Nyabitanga none se ntubona ko banabyibushe rata? Reba se babyibuhishijwe n'iki? Abanti babyibuha cyane tubajyanye kwa muganga bagakora surgery. Nakundi kubyibuha mutegereje. Ko mu Rwanda hari amahoro igihugu cacu. Wowe bigenze gute ku buryo waza uvuga gutyo? Naje ndi muri Kenya sindi mu Rwanda. Seti ku muriro watse igitaramo kitaratangira. Subundi bimeze bite? Igitaramo kirashyushye cyane. Ndi kwirinda kugira brag mvuga hano, niyo mpamvu nitonze kuko ndazikeneye ku munsi wo niyinga ku cyumweru. So abari bukoresha izabo ubwo birabasaba kandi kazi gakomeye. So kuntu gahunda imeze ku cyumweru niyinga ni umunsi w'igitaramo ca ZubyComedy, igitaramo canyu mwese. Igitaramo ntago ari icya Zuby gusa ni icyanyu. Uko nababwiye ni igitaramo cyiza cyane kizavuga ku muco, tukavuga ama story ya kera, tukavuga ukuntu abantu babanaga, tukigishanya muri make, tukibukiranya ibihe byashize. So amatike sasa abantu benshi bakomeje kutubaza amatike ese twayakura he, twayagura gute? Amatike azaba hari ku munsi w'igitaramo. Amatike azaba yahageze, hari itike ya 300, hari itike ya 600, hari itike y'igihumbi, hakaba na table, VIP table y'ibihumbi 10 ijya abantu batanu. So ubwo ni igihumbi cya hano. Ibihumbi 10. Ibihumbi 10 bya hano. Ibihumbi 100 by'amanyarwanda. Ibihumbi 100 by'amanyarwanda abantu batanu bakajya kuri table, n'abamaze kubukinga n'abandi bashaka kuzafata ama VIP table muri batanu mukiteranya mugafata table, mwatubwira hakiri imbere mukatumenyesha kuko abamatebo baratumenyesha kugira nayo matebo tuyategure. Ikindi akarusha umuntu uzaba uri kuri table nashaka zanakora iki? Azaza mwifotozanye. Nashaka na performing. Nashaka no guperforminga nabyo azabikora nta kibazo. Stage bazaba bayemerewe. So ni igitaramo cyiza, tubibutse ko kandi ari igitaramo cya Rwanda, Vasi Kenya, Vasi Mulenge, Vasi Burundi. Twese abantu bumva tuvuga ururimi rumwe tuzahurira muri kiriya gitaramo. Ikindi dufite n'umunyakenya bita MC Tricky, umustar w'inaha cyane, umukomedi MC Tricky. Turi kumwe aratubwira ngo ikintu ategura, ngo Seti yarayiteguye cyane, ngo azavuga turi ziryoshye cyane. Yavuze ngo ari ijambo bajya bakoresha hano muri Kenya ngo nitawauwa, ngo nzabica, ngo nitawachapa. Rero ninjo turi kumwe turi gukora ama practice twese kabisa, wumva afite blag mbega umujama, natwe twamukubita izaca akavuga mbega abajama. Mbega kiriya gitaramo bizaba bimeze nka match ya Arsenal na Man United.
ZubyComedy MC ya Trick Kanyamukwego hariya urumva abakomediye rero yose buri mukomediye wese abavuga ati ndahaza kuba ndi uwa mbere ariko harimo abana benshi harimo abo bita ba Rusaku hari abo bita ba Rusaku ari umwana ngana naso oya umuntu yavuze uzi ko witiranyije abantu kuzava hano bagukubisa amangu bimana reka numve harimo abantu benshi reka tubavuga harimo abahanzi bazaririmba harimo Kingeli Fido Boy hakabamo Fido Boy hakabamo bamuyomba nuza Nikindera afite ababyinnyi beza cyane umusitari ukomeye cyane Nikindera zabahari Nikindera Nyabitanga aranezerewe akaba harimo abandi bana hari na Ganjo Gang baraperi kabisa babahanga Ganjo Gang ngo bamaze ngo iminsi 3 ngo batari kubi wabo ngo bage hantu uzagiturayi Ganjo Gang bafite na boutique by the way ya mastire na Mindmind TV azaba ari kutwigisha sport hari nuza byamungu Etienne bose bazabari so mani ngo ntuza ariko Etienne ngo atangira ibintu bya YouTube niwe wambwiye testimony numva nakazi gakomeye Etienne agitangira YouTube niwe wabaga umukameraman akaba n'umunyamakuru agatangira intro akavuga ngo buri iki kiganiro ngo muri kumwe na Etienne ngo kandi ngo dufite ngo n'umukameraman mwiza ngo Etienne akajya agenda agafilima agahita agaruka ngo Etienne none yatangiye yikoresha ibiganiro iwe bwite ngo Etienne ngo wabagaye muri Kongo agahita agaruka ngo njewe Etienne ngo arafite akazi ke hanyuma Nyabitanga iki kirere cyakwakiriye gute ikirere cyanyu ni na cyiza ariko iri zuba rinkumburije ku Bugesera Bugesera aho bita ku Ruhu ni hehe nyine iwacu nyine iwanyu oya ahandi ndi NAIROBI kwirumba hari akantu nabonye ariko ngenda umwana wo kwirumba nago ndi umwana wo ku Ruhu hari kwirumba kwa sokuru wazaga wikonera gucya ukaburi kureba kwa Nyarusuku ntukure cyane kwa Nyabitanga n'umwana w'umuntuzi Nyabitanga ajya n'uwahe Nyabitanga n'uwa kuri karagasozi bakita gutera muri Ruhemba urahatoye cyane ndamuzi ari muto urahatoye cyane so rero abantu bakeneye kumenya ibintu byinshi bijyanye na konseri bakeneye kubukinga hano hari nimero ushobora kubafasha ni nimero ya MTN ariko iri kuri WhatsApp ni +250 078 62 80 540 yo nimero ibaruye ku muntu bita Janti uzamwegera umuganirize yakubwira amasaha event izatangirira abantu mutumva ikinyarwanda rero watu wa Kiswahili reka sitabafashe so ari niyo muri Kenya ni prise 500 079 022 48 13 079 ni 079 sibyo 0 ubushize zeri rabanza nimero zo muri Kenya niyo babanza 0 079 0 22 48 13 niba ushaka kubukinga VIP table cyangwa ushaka ko bagufatira imyanya y'imbere muri VIP uzazana na team yawe ushobora kuvugisha ino nimero ku cyumweru kazaba uhari usa neza tukabasetsa kweri watanu n'uwa ticket kwa gate ticket zaba ziri ku muryango abantu bagurisha ticket saa 7 bazaba bageze ku muryango hari ibitangaza by'abantu bazagurisha ticket zabindi ngo je ngo sinyokwishura ngo uramwana ngo n'umwana ngo wamushike wanje ngo sinyokwishura abo bantu bagenda bashaka ifaranga baradema yagiye muri 300 ngo kandi mfite inshingano oya ngo ndishuri ngo so ntitwabanye ngo ndishuri ngo Santos nguhinduwe niki ngo nose ngo kwishuza aya mata nagwaye kiri umwana kandi ngo hari ngo n'abantu bafitanye bifu ngo bazagaragaza ngo ico bashoboye ngo ntuza ngo nkanje na Samu dufitanye bifu nicaye muri VIP nzahita mubwira ati burya uri nimbwa uzi ko ndi kukubona muri bitatu muri 300 ngo wambonye hano muri VIP ngo nije umanitse telefone ngo nukubona cavarera ari kinini gusa uko mbiringa ikene rata those are jokes mukiri kuzi biciro ico kintu cha table ico giciro c'ibihumbi 10 ni kuri buri umwe yose uzicara kuri iyo table cyangwa se nibarya batanu bazabihurije yes ubwo no kuvuga kuko ni batanu bazihuriza hamwe hanyuma bagasangira iyo table nico bivuga urumva niba VIP ni nk'umwanya uri imbere ya VIP ho gatoye VIP niba ari igihumbi ubwo ngubwo tubaze kuri batanu abantu batanu ubwo ni ibihumbi bibiri so n'abantu batanu bazihuza bakaja kuri table iyo table none izabifiteho nico kumwe
iri imbere cyane aho ngaho. ariko kubera ko dukijijwe abantu bazamwintuza nubwo tutari kwamamaza bazamwutuntu kutu ji y'umwenda Ati wamamaje. ari n'amashampeni yasanze ariko wamamaje umwembe. yafutse mbuza umwenda ya so rero iyo table izaba ari abantu bifuza gusapotinga for sure mu buryo burenze. Nk'ubu ngubu dufite already abantu bagera muri 3 bafashe amatebo, baratubwira ati twebwe Zuby kugira ngo tubasapotinge cyane dukeneye table. Noneho ari n'umuntu wadutangaje afata table aratubwira ngo munshakire abandi bantu tuzicara naho, ari umuntu umwe. So urumva ni ikintu cyiza. Atagira abandika ngo mwaretse kazabana nawe ngo tukajana kuri iyo ngo ntuye kasarani nzaba ndi kuri iyo. So rero table it's all supporting, sibyo? Ushobora kubyuka nawe bumva ushaka gusapotinga Zuby cyane mu gitaramo ugafata table. Ntibagiwe ko n'aba VIP bazaba badusapotinga, n'aba VIP bazaba badusapotinga, n'aba 300 bazaba badusapotinga. Byose ni support ikomeye. Kandi ikindi nshimira Imana nuko nshimira n'abantu ba hano turi kubona feedback nziza ku gitaramo, bari kutubwira tuzaza, yaba abanyarwanda, yaba abarundi, yaba abanyamurenge, yaba abanyakenya, nabo bamaze kutumenya. Noneho turi guca ngo bari kubana trick ngo abantu ni bakomediye ba Rwanda, nabo bari kutubwira bazaza. Ibintu nyine ni sawa. N'undi muntu uri hano kabisa utari wakamenya amakuru turamutumiye mu gitaramo cyacu azahabe, kandi nizeye ko azishima 100%. Tukiri kuri icyo cya table, ese izo table zitandukanye gute? Ese ni iki difference hagati iyo table ya mbere na VIP niyo yindi ya gatatu? So iyo myanya yose uko itandukanye ni ibiki bitandukanye aho ngaho? So kuri table first of all, ikintu cya mbere muri comedy twebwe gikonta ni ukuba wegereye abakomedi bumva neza mu buryo bushoboka. So nabo inyuma barabumva, ariko kubegera cyane uko wabona na acting body language yanjye unyegereye n'utanyegereye ni ibintu bitandukanye. So ikintu cya mbere ni uko bazaba begereye abakomedi imbere cyane. Niba stage zaba iri nkaho muri naho nundi yicanga urumva zaba kureba gutya cyane ko se baga ngo bitese nanamusubiza sawa kabisa. Ako ni sawa, sibyo? Ikindi zizaba ziteguye neza, zifite na drink handi uzaba wicaye rwose. Ikindi bemereye no kwifotozanya n'abastari bose tuzaba dufite hariya, guhera kuri ba MC Trick bande. Iyo ni Vivia ni ntuza ni table irabyemerewe, ni package tubaha iri additional. So ikindi na VIP nabo ni sawa cyane. VIP na ari ukuntu kera abahanzi barimbaga nka ba Kamiliyoni ugahita winaga mu bafana bakaguterura, nanjye nzabinagamo. Ikibazo nuko wakwinaga muri ba Rubogoro bakaguhererekanya bakakunaga hanze y'ikanisa. Kandi ari wowe nyiri igitaramo. Ariko musubije umuvandimwe nuko bimeze. Umuntu wambajije ngo mbanze kubaza Sam ngo nimba zakinambaye ikanzu. Ntabwo ibyo nabivuga. Nshobora kudakina nambaye ikanzu ngakina nambaye kora. Ikindi kubera ko tuzakina kuri sketch, wenda ntabwo turavuga ku bintu tuzakina, ariko kubera ko harimo umuco of course, ntabwo umuco waza ngo ubwire abantu. Umuco urawukina, sibyo? Kuko umuco ni uruhererekane. Ukakitinga umwe ari umusaza undi ari iki, azaba harimo abacteri benshi kandi b'abahanga b'abakomediye. So rero ibyo bintu byose mwumva mufitemo ibibazo by'amakanzu, uko biri kose ikanzu ntiyandemereye mva mu Rwanda. Naje mu ndege nziza indege ya Rwanda. Nabashimira cyane Rwanda. So ibintu byose birahari kandi tuzi ko stage izagenda neza. Kandi abanyamakuru ngo bagiye kugura table. Ngo y'abanyamakuru gusa ngo bazaba ngo bicaye ngo imbere. Iyo nkuru naje nayumvishe n'ukuri. Hanyuma ngewe abantu bazaba bari muri 300 batumva ngo umuntu uzaba uri imbere ngo azaba yemerewe kwifotozanya natwe ngo bagere ngo bo twabaheje. Twabaheje. Je nta muntu w'imbere gucyo uzanyifotozaho muri 300 tutarifotozanya. Muri 300 nzabanyuramo mwese ntimugira ikibazo. Muri 300 what I mean muri 300 ni ukuvuga ngo tuzabageramo twebwe ZubyComedy twaje gusura abafana bacu, ariko MC Trick ni umuntu wina. Rero ashobora kuvuga ati wenda ndifotozana n'abantu bagera muri 20, urabimwubahira kubera n'iryo azina afite, ni umustar wa hano. Rero niyo addition twavugaga ya batebo, ariko twebwe tuzifotozanya, tuzafata ama video, tuzakora buri kimwe cyose gishoboka n'abafana bacu. N'abantu bagira bakaka badukunda bazabazana. Kuri mukuru cyane ukeneye batatu. Ngo tuganire na generation zanje. Nyabita niki wabwira abantu batumira reka mbuga. Ngewe ikintu nabwira abantu batumira ko azaba harimo gahunda yo kwifotoza.
inshuti zanjye kurimba ni ibintu by'abanyamurenge ndabizi cyane ndetse n'abanyarwanda n'abarundi ndabonye ngo muzazinduke dufate amafoto igitaramo kitaratangira niyo shaka mutahe ahubwo uracisha oya bazaya ni ukwishura akinjira tukifotoza nta kibazo natutaje ikindi kintu navuga niba hari ibirori byiza byabaye hano cyangwa fete yahuje abantu bumva ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa rw'ikinyamurenge n'ikirundi bijeje ko ari byo birori byiza bagiye kubona bitigeze bibaho. Of course ni comedy turi buvugeho, turababwira byinshi, abarundi turababwira kuri stories iwabo, abanyarwanda nabo turabakubitiramo, abanyamurenge nabo turakina ama sketch Miss Murenge irahari turi buyikore. Nyine ni ibirori byiza bizaduhuza. Niba uri umuntu uri hano ushaka guhurira n'abandi bantu muvuga ururimi rumwe, ni umunsi mwiza wo kuza mukaganira story nyinshi, mugafata amasahane umeze nkaho uri iwanyu. So ni umunsi mwiza rero turabatumiye muzaze duhavinge fun. Kandi haza barimo inkuru za kera, rukuntu umuntu avuga inkuru za kera ugatubona nka mugenzi wawe mwicaranye mwarakuranye cyangwa ugatekereza undi muntu mwakuranye. Nukuri bazaza ari benshi kudufasha mu nkuru za kera. Sije bose barabizi ko ndi bucura mu team. Oya ari ibintu abantu bitwaza ngo abakobwa bari bato. Ntago kuruta gose. Yewe nawe mwana w'umukobwa muto ugira amasiko ameze gutya. Abe ni impanga y'umwe. Muturi najyo. Mutura. Mutura ngo umugabo ware mutura ntuzi umuyobego. Hawi dore uyu mugabo gukirenge karatitira. Iyo ni mutura ari kuriye. Iriya ni mutura ayimutitiza. Ese iyo umanyu ukava kuri mutura. Turi gusafaringa ni Kiswahili by the way. Najo bundi umuntu yahamagaye Samu nguri gukora iki twari turi kunywa icyayi aravuga ngo niko nakunywa karanga. Baravuga ati sha karanga uzi ko ari ubunyobwa. Harimo mu bunyobwa. Oya Kiswahili wenda biragenda biza gake gake because we are Swahili nation. For us as East African countries, Rwanda, Burundi, Congo buriya gakura ngo bari batarayemerera n'ubwe hayitera ibindi bintu. Did you know that guys? Oya barayemerera. No. Barasinye already. Bamaze gusinya. Kiri muri agreement. I follow politics. No kuvuga ukuntu igiye gusinya ngo baza bibagiwe kasha. Baraguterera ibuyino. Pasitri, muri Kongo niho hambere haba ibintu zo kwiyaranja. Kugira ngo perezida wa Kongo ngatwarisha perime y'inganda. Ariko it's fine. Akibyo bintu. Rwanda batwaraga ibintu bizima. Okay. So we are Swahili nation. Bari abantu b'igiswahili ikintu nabasaba namwe. Hari abakomedi yo muri Kenya bazaza bo muri Churchill batanu. Best ribanga. Dufite abandi batanu. Okay. No kuvuga Churchill igiramo like categories, there is what we call Churchill. Ni ya indi abantu bagitangira ari kiri fresh. So rero ni abastari n'ubundi. Abantu bari muri Churchill ni abastari. Iyi mikoranire impamvu tuyizanye niki? No kugira ngo aba Benjamin bavuye muri comedy, ukumva bakaza mu cameraman bari mu bintu biri relevance bitari ibyabo. Twe twibera i Kigali ariko Kanyamukwego nahura na MC Tricky bakaganira bagakorana industry Nyamurenge zazamuka igere hejuru. Industry yo muri Kenya showbiz yanjye ibona kwikura. Apana kuvuga ngo ngo twe ngo sinza negera abana ngo sinza negera ibintu by'ibitanga na media Samu ko rimwe abantu ba mbere babashije gufata abastari ba Churchill batanu we having 5 n'ikindi gishoka ari gihe Churchill yaza. So twaramwandikiye nawe afite email kanyaraza setting ubwo buzamuteye ubwoba man ntago kugira ngo agukange byanyabyo umva man kandi naguteza mbangutse naje naguteza Etienne Etienne sporo so kuvuga uwo mubano jiste kintu uzamarira abantu wenda na Sultani ni yindi MURI ya na umuja wetu. So guys nukuvuga icyo gihe ikintu tuzakora mbere yuko biriya biba urabona ntituberoko ntago itangazamakuru it's so wide bari abantu hari ibintu bubatse badufasha. MC Trick kuri Instagram akurikirwa na 1,800,000. Bro ayo ntago ari amabuye abo n'abantu benshi. None twe turagiye turabagenzi ariko ikintu twubatse link hagati y'abantu bari muri Kenya na bari abanyakenya. Tuzagira umwanya kuwa mbere duhuze abantu bafite amatalent na bari abantu muri Churchill. Iyo ni telefone isona nka ambulance. Kiyateka yahamagaye. Kiyateka yatejemo. So uwo numubano mwiza muzabakire neza nimuzavuge ngo ngo abakenya babaye benshi. Ngo kurumvura Mungu mu Kenya.
baraguhamagaye ntuzaretse nahita akora ikiganiro ngo bari kunyishuza ngo reka numve ngo ni MINEMBWE TV ugira inkuge cyane so nuko bimeze icyo kintu muzagikoreshe abo bantu muri nuze bazaza we have big abantu batanu bazava muri church maybe na church ashobora kuba hari azaba yicaye kandi igiswahili s'abantu bose umunyamurenge uri muri Kenya igiswahili abarundi bari hano barakizi no by the way dufitemo no audience y'abanyakenya mutubwira inama sete zakora mu kinyamurenge nkore mu giswahili ndakizi ahubwo nani nifuje barimo benshi igiswahili nzi ni tafadhali benshi nimutukorera akantu kamwe mu giswahili akantu kamwe ko mu giswahili cyangwa duhite duhindura iyi interview buri muntu wese yewe igiswahili cyane ni tafadhali ubwo nasoje ushiraho nuze acha tuambie tu sasa tunazungumza Swahili vizuri mtoto wangu Naje zoshoboye ni ibingi so watu wa Kenya watu wa Kongo watu wa Uganda watu wa Tanzania wa Burundi tuko Swahili nation tutasema Kiswahili kisanifu sana Kiswahili kakisanifu sana gisaba mahana Kiswahili ni kigifaransa hari umuntu uvuga igifaransa abonye avuga gusaba sava aba francophone bararakana akabongereza are you good is everything good sete sangu usubiramo twumva yeah are you good bro nago menyereye gukina ukizi watashuriri aba so wenda let me add on ibyo Samu yaravuze kugira ngo n'abantu bakomeze kubyumva brage turagira nazo tuzivangamo dufite umutipe wo muri church rukomeye cyane CEO uzaba uhari ushinzwe guhitamo abakomediye baperforminga muri church azaba yicaye imbere rero ni amahirwe meza ku bakomediye bazaba bari hari abakiri bato ikiza bazaperforminga mu kinyarwanda bakavangamo n'igiswahili ariko bagakubita stage icyo bita tukiliti nyine bagaperforminga neza kuko ni amahirwe meza yo kuba yaguselectinga akaba yakujyana muri church hagati duhari turi abagenzi ahubwo twumvise amakuru ko abantu benshi muri Churchill mugiye kuzabajana mu Rwanda barimo MC3 okay iyo ni project tuzababwiraho nyuma ya show we are working on it sibyo bikunze bikaba byiza kwafatira nyine twe narababwiye ubushize twe ntitujya dutinya ku Rwanda so we are planning the big thing in Kigali ahago turakora ikintu ariko nidukora ikintu kizaba kiri big cyane so hari abandi bantu tugitekerezaho bo mu karere like people from Uganda bafite abakomediye beza Tanzania Burundi ariko nikiba mu Rwanda kizahuza abakomediye muri East Africa batanu bakomeye so we are planning to do this is the East African tour from Kenya to Rwanda to Uganda Tanzania Burundi naho ngaho rero ku bantu bari bababaye bavuga bati Nyabitanga wenda arashobora kutaza ngo yahageze reka nawe abe nije utari ufite kuburanga tafadhali sinakubwira igiswahili cyane ni tafadhali nije utari ufite kubura muri Kenya kandi ukundeba ukunguko nza nkunda ibintu byashuje niyo batantegerana rivuze n'amaguru nza nkunda aho byabereye mugani babi Kigali ngo naho byabereye sinari kureka kuza abantu benshi baranyandikiye ngo Zuby ko yagiye ugasigara ngo se ngo ntago nguzakora ngo nibiki ariko abwire nivyo wari urimo ariko hari abantutse baramwe ngo usize Nyabitanga we na Seti ngo umutima mubi warabamaze ikintu nakoze naramusobanuriye umutekano yaranafite kuko hari ibintu byinshi muzamukina bikagaragaza kudabanye neza na Seti ngasamba Jesus what do you mean wari ibinjise ni we yahamije kutumvisha oyaje ni wowe yabwiye ni wowe wari ufite kwica umwana kurutana Seti ndubanye neza muri Seti ndabizi se nava mu kiganiro nkakwereka ko kwirumba twabagaho nari nyiri kubabwira sinari ngeze none wageze ama examen bivuge nandi kubabwira impamvu ntaje nagize ama examen ku ishuri ndi umunyeshuri last year nagombaga gusoza nsa nkugizemo akantu ka pause gato rero isomo ntari narasoje ryari rifite gukorwa mbona ntago ndibuze ntarikoze kandi ndumva nta cyanyihutishaga n'ubundi ndahari umunsi ni kwa gatanu ejo ni ku isabato ku cyumweru nibwo igitaramo kizaba ndatekereza ko iminsi ibiri ya mbere y'igitaramo umuntu arakora n'umunsi umwe uraza ugakora ibintu byaba biteguye neza biri ku murongo so abantu rero bazaga niba nzaba ndi muri Kenya cyangwa ntari muri Kenya ubu ndi muri Kenya ubu nyine
izi ndege ziwanyu noneho iri kureba ikirere cya Karuvaro Jeep muraba indege ziri mu kirere yicunza umutekano wa umutekano wacu umutekano wacu n'abazitabira igitaramo ni ubwa mbere mbonye indege isudiriye iriya ndege isudiriye izacu umutekano wanyu yewe ntawe ahubwo reka duhamagare i Rwanda batwoherereje daso yateye sori ngo yavuye ku kiziba bazi Goma ngo baza mu ndege itarimo intebe bicaye hasi na papa we barambije n'ihuzu ziri hejuru y'indege ngo bari bajyanye gucya birambuye nk'abari ku musambi ubwo rero abantu muri Kenya ndahari wese performance yanjye izagenda neza ariko ngo gahunda yindi kuzanye Kenya ni iyihe hari gahunda wavuze ari indi gahunda yamuzanye nayibabwira ngo abahungu bo muri Kenya ngo bagira umutima ngo kuruta ngo hariya ngo rero ngo yaje no gushaka intoranwa ngo y'umuntu gira seti jambo bavuze ngo waje kugira gute nirisanzwe mu Kinyamurenge vuga ntakibazo ivyo byavugiwe mu rugo yambwiye mu gitondo saa 4 ngo muyo kwaza nyitaga iyo turi mu rugo mu kazi ntihaza yishungereza akaba nkunyuzamo akavuga Samu ariko iyo dutasha azabizira mu rwego rwo kujya azajya gusa mapera abandi baye bajya inyama yambwiye mu gitondo ngo muyo ngo nzavi nahaga nabombotse rero mwabahungu ugize bombora uhebe barahungu badudura ngo barabombora cyane kuko abantu bagomba kurya mu muhuro buse barye muhe muhuro rero abahungu muri Kenya nimba ufite dossier igeze kure egera umwana uri kumva umuganiriza cyane nikore ntazi none ibya dossier wewe nimba ufite harizo bita za Jiveya hakaba ambassade hakaba na settlement hakaba na iyo yaba ari mande na reji galiyo nikora kunda ngo nikora kunda reji welcome hari Etienne turamwakiriye na Porana Etienne gantu basigaye mwakira guke ni ngorora mubiri so ikindi kintu turabatumiye abantu muri show abantu bose bazaze yaba abantu bakuru yaba bato ari abantu bari kwibwira ko cyangwa se bakumva ko iyi event ari y'urubyiruko iyi event ni y'abantu bose muzaze abasaza abantu bose twishime n'abantu bakuru timumve ko ari ibintu by'urubyiruko ni ibya twese muri rusange bizaba ari igitaramo kirimbanyije ihuzu nayisonesheje ni ihuzu isa neza nawe wasonesheje nasonesheje n'ukuri wasonesheje kinyabita iribaya tugitashe nanone byaba bimeze neza cyane kandi ndambashimiye abantu bo muri Kenya mbashimiye ukuntu bakomeje gushyigikira ubushize Prosper ari hano nabonye ukuntu abantu baje nabashimiye ko bamushigikiye so the same thing natwe dukeneye ko badushyigikira we comedians buri abantu bagushyigikiye bigutera imbaraga so Etienne nawe turamwakiriye kubera akazi asigaye akora asigaye yamara ibimono gusa kimono none ukuntu asigaye atambuka nikuri gusimbuka amakere yes reka dusoze kubera ikirere hanyuma tunabarekura kubera gahunda nyinshi zitandukanye zindi mukirimo kugira ngo bikomeze bigenze neza n'uriya munsi bizabe bize neza so reka namwe abakurikiranye kino kiganiro tubashimire tubararikira kuzitabira abavandimwe tubashikire mu buryo bwose bushoboka tubereke urukundo kuko nitwe twabakiriye hano muri Kenya so tugomba kubana nabo bwiza bavuye hano Nyabitanga ni karibu cyane ariko hari umuntu wemeye kungurira muri mwebwe maybe ni wowe warambwiye ngo uzadutumira ngo tuzimane tebo niyo uzakora my brother umva seti reka mbabaze ikibazo kimwe nibihe bintu bitatu byabatonze hano muri Kenya byabatonze ibintu bitatu byatugoye ikintu cyambere mbe muri Kenya ntuzi uyumva utipfubitse uyumva ugiye kuryama nibwo igaruka igira retour urayize icya kabiri igiswahili ahantu hose mwiduka kwa ngo nataka nk'ubuseti mu gitondo ngo nataka iriya ngafere koka twagiye tukigera hanga yashatse kujya kugura ya koka ndende aravuga ngo munipatie ngire koka ya grand frère so ni ibintu bigoye ariko tugenda tumenyera kirima ni sawa ariko abanyakenya they are very educated they are very supportive ibindi ni bisanzwe gusa twaranahakunze icya gatatu reka mbe nkukivuzeho ikintu cyo kugenda ureba imbere n'inyuma ngo batakwiba ikigali ntibibaho telefone itwara mu ntoki isakoshi utereka aho ngaho uzi ko kubera ukuntu badukanze twazanye telefone zo kwibwa
singizi iyo umuntu yakoreshaga yarayisize twazanye izo bintu satini twazisize Nyabugogo ngo niyo ngiyo ngo barayiba so ikindi kintu wenda navuga dusa n'abasoza timu zose ziri tayari dufite protocol team imeze neza very smart iri biteguye kuzabakira kuri uriya munsi abakobwa beza cyane so bazabakira bitinze ku bakobwa cyane ikindi dufite aba MCs best MCs dufite aba MC beza cyane MC Gasto dufite MC Mporana so they are very funny barasetsa ku buryo dufite ubwoba natwe abakomedi ubundi umukomedi ufite umuMC usetsa cyane ugira ubwoba bwo kuza kuri stage ariko tuzaba duhari natwe dufite muri komedi yo ufite brag nziza baravuga ngo ufite imiriro dufite imiriro hot jokes ziri hot kabisa bamwe twatangiye no kuzibakubitaho turababonja abajya bagera mu rugo hari kimwe mwakoze ariko ntimwakirangiza ese muzaba mufite umusemuzi cyangwa bamwe bazakina mu giswahili kubera audience zaba ari nka zibiri z'igiswahili n'iz'ikinyamurenge okay urakoze buriya art cyangwa ibintu byose bijyanye n'impano buriya necessary gihe uri hafi y'igihindukarira kandi utari kucyumva acting is the emotion like the way you express yourself uri gukina igihe umuntu abona akareba nyabitanga akareba sebagabo agafiringa ibintu urimo ukora abantu batumva ikinyamurenge bazumva igiswahili Kinyamurenge navuze neza my boy navuze neza sibyo you got it so abantu batumva ikinyamurenge bazumva igiswahili abatumva igiswahili bazumva ikirundi rero muri izo ndimi zose ni uruhererekane ati rero nta muntu ujyuzamo ngo ataye nta kintu abonye byonyine umuntu ashobora kureba gutya ugaseka utarimo wumva ikintu arimo avuga ariko tuzakoresha izo ndimi zose murakoze cyane discount ni ihe kubazaba bavuye hanze y'igihugu bazitabira concert yanyu byuze ahubwo bazaba bafite over count ndaga ari discount discount watanga tike 5 zo muri 300 bamagiye kuyibishurira discount from where azava hanze umuntu uzava muri Kirena zinjira ubuntu ari byiza kubana namwe asante cyane turabashimiye cyane reka dushimire namwe mwadukurikiye naho butaha ciao ciao